Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. Ibihe byiza nshuti bakunze ibiganiro bya Royal TV by'umwihariko mwe mutegereje ikiganiro cy'ubukwe. Kuri uyu munsi rero twabateguriye ubukwe bwa Uwizeyimana Sophie hamwe na Manzi Saidi. Ni ubukwe bwiza cyane nyuma y'igihe kirekire bamaze bakundana bahisemo kwibanira. Nyuma y'igihe kitari gito Manzi Saidi akundana Uwizeyimana Sophie, uyu munsi bahisemo kubyereka ababyeyi. Ntimujye kure kuri mwe mwese mwacitswe ubu bukwe cyangwa se n'abandi bifuza kureba uko bazategura ubukwe bwabo mu minsi iri imbere. Muri kumwe nanjye Saudi Gwiza, ntimujye kure. Dutangirane n'imyiteguro ya Sophie. Aha aritegura kuza guseruka imbere y'umutware we, ni mu gihe umuryango we uri umaze kumutanga. Ese Sophie yiteguye gute uyu munsi abenshi bafata nk'imboneka rimwe cyane ko agaragaza n'inseko bigaragara ko yishimye cyane. Ndabona kinaranje sawa na ifugwa kuri ribugwe alhamdulillah imfura ntabwo yaguye. Abantu byende bategurize ni surprise mwitse murabibonera hariya kandi nanjye ku munsi wanjye kamwe ngomba kuba mfite ibyishimo. Ntabwo nari ko kuri uyu munsi Imana yanjye itangaza nka shapati nakora mariage ngabona abantu ari ngiye bashagariye kabona abantu bose nyine baje ari umuntu umwe bareba ni ibintu by'agaciro bashimira Imana cyane. Nituzaguhura numva biraba ari ibyishimo, araba yambaye neza ndamusubiza neza cyane nishimye byose nyine. Mu gihe ku ruhande rwa Sophie mu nzu imyitegurire imbanyije, ku rundi ruhande ho hanze imiryango yo ku mpande zombi ikomeje kuganira, byose biganisha ku mihango yo gusaba. Nyuma yo kumvikana hagati y'imiryango yombi ko bahanye umugeni, Sophie aherekejwe na musaza we na barumuna be muri rusange aho mu muryango we. Sophie ahamagawe kuramutsa umuryango mushya yungutse kuri uyu munsi. Umuhanzi bivuga umugeni yaje rwose araberewe nk'uko nawe ubyibonera. Nihangane hasigaye abakobwa bacu bakwereka ibirori bagutambire bashayaye, hasigaye nawe wihera amaso. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo mukuri nguyu Safia murebe niwe rwose ahubwo yatunganye. Baze rero Safia mama uje mu muryango gukunda, uyu muryango ureba aha wose niwe waje kumwakira. Zamura amaboko nawe upepere ubereke ko wishimiye. Kugira ngo mbwire na Safia ko njye nari igiti dore umuntu nguyu. Safia nawe ngera rwose utera intambwe, ariko wapima ku mitima yanyu ifite dogere zingahe? Mumashege dore ko mwongere murebane ndebe. Ngaho noneho ngera utera intambwe noneho uko waje umusanga wongera umusanganire ukagera inka. Murabona ibintu atari byiza, ntabwo ngaho baravanga n'uburyohe. Murakoze cyane. Hanyuma ati nkimara kukubona ndifuza ko warambura intoki zawe nkarebamo urutoki ntangira kwitaho cyane kurusha izindi, nkarwambika zahabu
yavugire rwose ngo zamura ikiganza nereke na babandi abasore mwatekerezaga Sophia ubu ngo mukure y'amaso Saidi n'umwegukanye ku mugaragaro nk'uko mwabyiboneraga. Murakoze cyane. Ati rero nyuma yo kugutaka zahabu kugira ngo ngiye nkubwire ko rwose runo rurabo naguteguriye rurabo ruhuta izindi zose. Sophia Saidi rwose yabuze uko yigira kuva akibona Sophia ataryumva ariko barimo barabareba. Nyamuneka namwe mu bantu mwabifurije salamu mubapepera. Mukunzi wanjye hindukira ushyikirize iyi mpano. Iyi mpano urabona ko itatse neza nk'ubusitani. Nuko niko niteguye gutaka umutima wawe. Nyuma yo gusohoka ndetse no gusuza umutware we agiye kumwereka umuryango we, ari nako aho ababyeyi impano yabateguye. Rwose mubyeyi mwiza, warakoze uburere bwiza wampaye, warakoze mu byiza byinshi wangejejeho. Hanyuma ndagushimira ko wishimiye umukunzi nihitiyemo. Nk'uko byakozwe na Sophie, Manzi nawe agiye kwereka Sophie umuryango we. Warakoze rwose uburere bwiza wampaye, tagoheka dasinzira kugira ngo ntahungabana. Hanyuma igihe kirageze ngo nkwereke ibirori. Ngira ngo mwabirebeye hamwe uburyo dote cyangwa se gusaba no gukwa kwa Uwizeyimana Sophie byari byifashe, aho ababyeyi ku mpande zombi baganiriye, umuryango wa Uwizeyimana Sophie ukemera umuryango wa Manzi Saidi umugeni. Nyuma yo guhabwa umugeni ku muryango wa Manzi n'abamuherekeje bahisemo kujya gufata umugeni kugira ngo bajye gufata amafoto y'urwibutso, aho bateganyirije kuyafata ahantu hasa neza cyane. Muri uwo mwanya niho twaganiriye nabo bombi batubwira uko biyumva ndetse nabo mu muryango wabo. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Nyuma yo kurangiza umuhango wo gusaba no gukwa, hakurikiyeho Manzi ugiye kwitegura kugira ngo aze kugaruka gufata umugeni we, maze bajye gufata amafoto y'urwibutso hamwe n'imiryango yabo bombi. Feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand.
Manzi na Sophie muri uyu mwanya berekeje gufata amafoto, ari naho abo mu miryango yabo ndetse n'inshuti bari butuganirize byinshi ku bijyanye n'uyu munsi ndetse bagire n'icyo bifuriza Manzi na Sophie. Banyita mama Fisi, ni mama Uwizeyimana Sophie. Bakoze mariage uyu munsi na Manzi Saidi. Uko muzi birambuye cyane sinabasha kubisobanura uyu mwanya, ariko bya makeya Sophie n'umwana wanjye wa gatanu namukundaga cyane, ariko biba ngombwa ko dutandukana kubera kujya gushaka urugo. Ni byiza kandi ababyeyi turabyishimira. Yari intwari mu bandi bana, yakundaga kujya inama, yakundaga imirimo, yakundaga kwiga, n'ikimenyimenyi yararangije kaminuza. Nibyo akimara kubimbwira kwa nsa nkaho natunguwe, ariko nsanga ari ngombwa mu buzima, icyo kintu kiba ari ngombwa. Yarabimbwiye ati mama ndashaka gukora ubukwe. Uyu mwanya gute waba uretse wenda ukaza bikora nyuma yo gusigisiba? Atoya ndashaka kubikora mbere yo gusiba. Nuko turabyakira tumuha uburenganzira. Sophie mwifurije kugira urugo rwiza, mwifurije gukunda umuryango asanze, mwifurije kugira urugwiro abamugana bose, kandi akazagira urubyaro ruzamukomokaho, akazabuhurere nk'urwo twamuhaye. Murakoze. Uyu munsi dufite ibyishimo by'umwana n'umwuzukuru wacu Manzi, yagize ibirori, tukaba rero tumusabira kuri Nyagasani kugira ngo Imana izamuha amahoro mu rugo rwe n'umufasha we, izabahe kubyara hungu n'akobwa, izabarinde ibigeragezo byo kuri iyi si n'ibyo ku munsi w'imperuka. Kubera ko ari umunsi we wa kabiri w'amavuko ye, kuri uwo munsi twawishimiye cyane, kandi turabasabira amahoro n'imigisha myinshi mu rugo rwabo, bazagiriremo imigisha kandi bazabyare hungu n'akobwa ku bushobozi bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntibazagira ibigeragezo mu rugo rwabo no mu bana babo bazabyara inshallah, amen. Nitwa Musayanika, nkaba ndi murumuna wa Fisto uyu wakoze ubukwe. Icyo muziho, akunda abantu, akunda gusabana, akunda n'amaci cyane. Akaba yarakundanye n'uyu mukobwa hashize imyaka 3. Umunsi twe tutegereje cyane kandi tukaba tubishimiye cyane. Nanjye nitwa Naki, nkaba ndi sister wiwe, nishimye. Ufite twabyakiriye neza kubera uko tuzi Fisto, nuko tuzi uko Sophie yaje tugana, twarabyakira tubyakira neza ku buryo hari nakigeze kuca mumubwira ko natamurongora ari injye uzamurongora. None aramuntwaye, ariko ajyanye umugore mwiza w'imico myiza, uzi kubana na buri umwe wese, mbese ni nk'umuvandimwe wacu muri rusange. Kuri uyu munsi wabonye nabifuriza kuzagira urugo ruhire, kuzabyara hungu n'akobwa. Allah azabashoboze bazagere kuri byinshi bifuza, kuko abantu bagiye kubana hari byinshi babateganya kugeraho, bazabigereho byose ku bushobozi bw'Imana inshallah, kandi bazabigeraho. Nanjye nkaba nabifuriza urugo rwiza, Imana izarushyiremo imigisha, bazabyare hungu n'akobwa. Murakoze. No kuvuga ngo turamwifuriza urugo ruhire, kubyara hungu n'akobwa, mbese iwe hazahora amahoro. Yego, murakoze. Nge banyita Shadia, nkaba ndi mushiki we wa Manzi, nkaba mukunda cyane, akaba ari umuntu twakundaga kuganira, umuntu dutera blague nyine. Iyo akenshi iyo turi kumwe mba numva nezerewe, nkaba nishimiye ibirori bye, nkamwifuriza urugo rwiza. Manzi ati icyo nakundiye Sophie nuko ari umukobwa wihangana cyane ndetse akaba nasenga. Kuri Sophie we ngo Manzi ni umuhungu ukunda kureba imbere n'ejo hazaza, ntago yita ku by'inyuma byarangiye. Ikintu cyankuriye yaramfashije mu bintu byose, yanyeretse urukundo. Ni umukobwa wihangana cyane kandi ukugize ukuri, unasenga cyane.
kuri uyu munsi ndumva ari ibyishimo gusa, turashimira Imana mbere na mbere. Manzi kuri njyewe ni umuntu wihanganira ikintu icyo ari cyo cyose kibaye, kubyakira biba bigoranye ariko ahita yumva ko bibaye akabyakira. Nimba ari ikintu wenda kijyanye n'ikosa, kubabarira ni ibintu bye by'ako kanya, kwibagirwa ibintu bimaze kuba ako kanya. Mbese ni umuntu abashaka ibintu bigenda imbere ntibuke ibyahise. Narabanje ndamuga ati kuri telefone ngaho yatubona ni ubimbwira vizavi. Ibyo bintu nifuje kumubwira kuri uyu munsi, kiri ndagukunda, nawe urabizi ko ngukunda, nzakuba hafi igihe cyose kandi nishimiye kuba madamu wawe. Nanjye ndagukunda, nzakuba hafi, nishimiye kuba umugabo wawe igihe cyose. Nyuma yo kumva abageni, umwanya ukurikiyeho ni uwo kwakira abaje kubashyigikira mu birori by'ubukwe bwabo. Harasa neza cyane ndetse n'abatashye ubukwe baranezerewe. Abasore n'inkumi baherekeje Manzi na Sophie bagiye kwinjira mu mbyino nziza cyane n'ibyishimo byinshi kubw'inshuti zabo zateye intambwe yo kurushinga kuri uyu munsi. sababu ya wewe tu.
promise to be your man, this much is true. Yego B, Pastor P, respect man. Kutungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye umunsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mega byiza wowe nishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabumwe bahuze byose rwose kandi banavanze byose mega byiza wowe mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye mana ngwino utahe ibi birori nkuko watahe itekana mana uzabaye kurambana uba urukurutirwa uzaba urutaro rukuye maze ubarinda ubukene batuze mu ijuru rito Njogereza kawala kombukuru Njogereza kawala kegombye Katula benchi babuye biraka Njogereza kawala kombukuru Njogereza kawala kegombye Katula benchi babuye biraka Omwana wa kabaka Osane no pudiriza baby Yo ya yo ya yo And you dancing the call, you can do better. So kia nikushike, mami njoo karibu nami. Ngwino ngufumbate, maze tukate. Nyemerera none, bikwereke byose. Don't worry, sinkubagana. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. I won't be rude. I'm a gentle man. Jamuri mood. 1, 2. Kuri kidding, I'm gay. Uri show, kuri dancing. Mbe wabagahe lady. Kunari narabuze. Uwaduhuza nkawe. Don't worry, just be cool. Oh, it's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing.
just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. It's just a dance. I really liked it. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness Nuko ngukunda, yeah, wowe nzirigera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda, ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza, irukundo rwanjye, irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho. Urukundo ni intangiriro y'ubundi buzima bushyashya. Niyo mpamvu twifurije Manzi na Sophie kuzabubanamo neza ubwo buzima bushyashya bagiye gutangira. Imana ikabashoboza bakabyara bagaheka ahungu n'akobwa. Reka duhinire aha ikiganiro cyacu cy'umunsi. Twibutsa ko twareberaga hamwe ubukwe bwa Manzi Saidi hamwe na Uwizeyimana Sophie. Njye abagezagaho iki kiganiro nari Sauda Gwiza. Mukomeze mukurikirane ibiganiro bya Royal TV yabateguriye. Imana ibarinde. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water,